azi ko umunsi umugabo ari buze yakarabye yiteguye yakoropye yogeje ibyombo ibintu byose byo mu rugo yabikoze yiteguye umugabo we ko ari buze akaza asanga yambaye n'akantu kari sexy gasa neza ariko umugabo agahita aza aho kugira ngo aze amwakire nk'umuntu bagiye guhuza urugwiro agahita atangira kuvuga ngo ariko madame ko maze iminsi ngo hamagara ntunyitaba uri mu biki umugabo winjira mu nzu uzana inzitwazo z'ibintu bidafite aho biva naho bijya ntago bibyerekana ko ufite ahandi hantu wavuye kuko umubiri wabaga mwe murananirwa umugabo wirirwa arongora burya iyo umugore umenyereye abagabo urabibona umenya ko uyu mugabo wanjye yarongoye abantu cyangwa amaze iminsi atabikora urabyumva hari naho tuzajya twabibabwira nyiri uburyo bigendamo umugabo umaze iminsi arongora uramumenya iyo akurongora bimenya niyo amaze iminsi yarifasha atarongora urabimenya rero bagabo beza nukuri mutubabarire pe tubabarire ikintu gihinduke abagore dukunda kurongorwa we uzi ko nacyo kiba cyarazanye abagore muri urwo rugo nukuri nicyo kiba cyarabazanye burya nta mugore ushaka umugabo ikintu nyine cyoroha kibaho ariko n'abantu barabizi uzarebe iyo umugore ashatse umugabo agasanga umugabo ni kiremba nta n'umunsi wa kabiri aharara bucyahita yitahira ntago aho hantu yahaba nicyo rero cyemeza yuko abagore tujyanwa no kurongorwa burya umugabo ashobora kugushaka akagera mu rugo agasanga wenda nturyoshye ntumeze neza akaba yabyihangana mukabana gutyo ariko twebwe abagore umugore utamurongo inshuti yanjye ntago byavamo ushobora kuba ufite imitungo ufite buri kintu cyose ukimuha niho handi hano hanze abantu bavuga ngo abagore basigaye bararutse ngo birwa mu bana b'abasore nyine impamvu bajyamo nuko icyo yaje ashaka ku mugabo we ntago yigeze akibona yaje akeneye kurongorwa none se ko iyi mitungo abantu bapfa bakayisiga iyi mitungo umuntu arabyuka ejo wari ufite n'amamiliyari yose ugasanga nyine byarangiye byagecuni yawe urenze iyo bijye hasi se hasigara iki musigara nk'uko mwatangiye muri babiri mutangira muri abantu babiri n'ubundi byose iyo bishize musigara muri babiri kandi mugakongera mugatangira mugasitaragoringa ariko byane mukongera mukabigeraho ni ukuri mwihangane namwe tujye gufata umunsi tuzabategura uburyo mutegura abagore banyu mukabarongora neza bakarangiza mukagakubita kakanoga ni ukuri mugabo yiga kurongora umugore abagabo ari hano hanze bafite defo umugabo apfa kubona udufaranga dukeya agahita abona ko umugore bari babyaranye kabiri cyangwa gatatu akumva ntibahwanye akajya areba abana b'inzobe bari hano hanze baje ubu bameze batya akaba bati uriya ni wende burongore kandi akibagirwa yuko ubwo bushobozi agezeho ari umugisha Imana yamuhaye kubera wa mugore n'abana burya abana n'umugore batanga umugisha cyane iyo umugore ahora asabira umugabo ati Imana ugenda n'umugabo wanjye umurinde impanuka umurinde agenda umurinde agaruka ibyo bintu Imana irabikora nukuri irabikora ukaboneraho n'aya mafaranga ukagira icyo cyose ukayabona uyabonye kubera kwa kundi umugore wagiye akwaturira Imana ujyane nawe Imana ugarukane nawe Imana ibyo akora Imana mu ijuru akenshi abagore wenda haro n'ababa badasenga ngo bajye mu nzu z'Imana cyane ariko amagambo meza bazi kuyatura kandi Imana ikunda abagore ikunda n'abana no mu isi haraho nige ko navuga ngo abantu bakundwa cyane mu isi n'abagore n'abana n'imbwa n'ibintu bitatu imbere y'Imana rero nayo ikunda umugore n'umwana cyane ikintu umwana azagusabira hari kera tukiri abana hari igihe umuntu ajyaga byuka akagenda agaca ibyatsi ukabihereza nka papa wawe akatavuga ati sha mwana we umunsi ndabona amafaranga kandi koko yaza akaguha nka biswi cyangwa icyo ati nayabonye rero nimba tuzi neza yuko imigisha abagabo mubona imigisha mufite ubwo bukire mumaze kubona mufite mubukura ku magambo meza ibintu byiza famiye zanyu zibaturiraho ntimukamare kubona bya byiza ngo mujye kubirya kubisanya n'abandi batabiruhiye njya mvuga ngo uko umuntu yagira ubuntu cyangwa agatanga si ikibazo kibamo ni ugusesagura hari abagabo nyine bamera nkaho ntacyo babwiye ugasanga umugabo iwe mu rugo ntiyagura inkoko ngo iwe bayirye ntiyagura umugore w'ifinga yiteka amwe ati mada uyu munsi muteka agasamaki aba ariko turisha ubugari ntiyavuga ati mada uyu munsi ngiye kugura ihene muyitekane n'umuceri aba ariyo turya ariko yajya mu kabari mu shere akagenda akabwira umukobwa ati urarya iki noneho uwasha no kumwati rwose ndumva ntabishaka ndumva aho ati oya baguha gafi baguha gakuko wirire kandi imagine ko ushobora kugura umukobwa inkoko ukamugurira ifi akarya ibintu bya 50 iwawe mu rugo nta kintu na kimwe wahasize
ni ukuri duhinduke muhinduke. Ngiye maze kubona iki kiganiro cya kabiri nakoze ku bagore nkabona message abantu bambwira nese mbona ko abagabo namwe tugiye kuza tukabakora ikiganiro ni ukuri, kuko wa mugani mu bantu bose habamo abeza n'ababi. Nanjye namaze kubibona ubundi mbere sinayambyitaho, nje nanyanumva ko abantu bose baba ari beza, ariko ko ngenda nkura amaze kubona ko abantu harimo abeza n'ababi. Rero hari igihe umuntu aba mubi atari we ku giti cye, ariko ari ukuba ari ukutamenya. Rero nimba kutamenya guhari mu bagabo, aho kugira muze mujye mu ndangamirwa, mujye mu bantu bari hanze aho ngaho baba konsoma deja. Ntago hazaza umugore aze nkakubwira ngo ngwino ndongore for free, uramugaburira, umwambike, umwishyurira inzu, nurangiza ubone kumurongora. Hari n'agastori umuntu yambwiye, umugabo asiga afata inzu agakodeshereza umukobwa hari inzu, ugasanga umukobwa wa munzi ihenze kuruta iyo umugore wabamo. Ni ukuri mwihangane mu bikosore, mumenye ko isezerano rya mbere wagiranye n'umugore wawe ari uko muzabana. Mubane nyine umwizere nawe akwizere, umuha ibyo agugomba, umuha ibyo akeneye byose. Kuri uyu munsi rero ndakeka twavuze ibintu byinshi cyane, turabararikira kugira ngo mukomeze mudukurikirane, mukomeze mudukunde. Turaha tubahugura, ntago turi abanyabwenge cyane, ntago turi abahanga oya, tubereho gufatikanya. Iyo muri commentaire muje mukatubwira ibintu turabibona tukabisoma, abatwandikira ku ruhande amaze kujya babona namba zacu, ibyo mutubwira turabyumva. Ni ukuri abagabo mana yanjye, mana nje kuva cyane nakundaga igitsina gabo nkiri n'umwana, kuko numvaga umugabo mu mutwanye nkumva n'umuntu ukomeye, nkumva n'umuntu ukoje. Papa iteka ryose yatubereye intwari mu rugo. Papa nyine ari umugabo mwiza witonda w'imfura umeze neza, hahandi no muri societe papa muri wese yamuvugaga neza. Iteka ryose rero nkura numva ko abagabo bose bameze nka papa wanjye, nkumva nyine n'umuntu w'imfura, n'umuntu utarya ngo kwime, n'umuntu mbese n'imfura y'u Rwanda. Ndasaba rero kugira ngo abagabo mwese n'ukuri mwiga kuba imfura. Nimba hari n'utwo usaguye ugashaka guhereza abantu bo ku ruhande, ubahereza ariko uvuga uti mu rugo hari ibihari, uvuga uti hari ibihari. Hari nka story numvise y'abagabo, nimba yaciye umugore w'inyuma azitaha amuzane nk'igitenge, akaba ati mada nakuzaniye gift, akamuhereza nk'igitenge akambara. Kuri iyi minsi wagenda ukamugurira, hari n'imyenda myiza y'ama complete, ibipantaro n'ibishati ukabimwambika. Ariko hari abagabo usanga hatamuguriye iyo myenda myiza, ugasanga ahubwo nanone aramuhoza ku nkeke, wambaye ibyenda bibi, ubusa nabi, ubundi nakugira santima gute usa gutyo. Ese papa nimba utabimugurira agira ngo abikure hehe? Ese nawe ajye mu ngeso mbi kugira ngo ibyo ntabikure yabibone? Rero hari igihe rimwe na rimwe mwabagabo mwe ari mwe mutuma abagore banyu baca inyuma, akavuga ngo nimba uyu mugabo aranyura ko nsa nabi, yansize hano mu rugo, nakandi kazi kandi mfite, nge icyo nshinzwe ni ukwita ku bana, nkita ku rugo rwe. Ntago akenshi nanone hagiye abagabo nyine babona abagore birirwe mu rugo bakafata nk'abantu binjije baraho. Bundi akazi ko mu rugo karavuna, mane mwijuru, akazi ko mu rugo karavuna. Uzabibone nawe yari weekend utakoze wiriwe mu rugo, ukabyuka ugakoropa, ukoza ibyombo, waba ufite n'imyenda mike ukayimesa, hanyuma ugateka. Ibyo bintu ujya kubirangiza wacocotse neza burundu. Rero ibaze umugore wawe ubikora kuva ku wa mbere, umwaka umwe, imyaka 2, 3, 4, afite abana 1, 2, 3, 4, ni ubarera nta mukozi agira, akaba muri ubwo buzima. Naho utatashye ngo umushimire uvuga uti madamu rero wakoze. Abagore turanyurwa, niyo wamuzana akabombo ka 50, niyo wamugurira agashokora, niyo wamugurira iki, abagore baranyurwa cyane. Ukamuhereza uti mada rwose mwakoze kwirirwa hano, mwakoze kumbera ku rugo. Cyane ko hari n'abagabo benshi badakunda ko abagore babo bajya hanze y'ingo, nyine babifuza ko baba mu rugo. Ariko nimba yarakwemera akaguma mu rugo, nawe muhe ibyo agomba kubona. Ntazajya hanze ngabone ibintu mu bandi abyifuze, avuga ati je nuko ntasohoka nuko ntagenda. Nk'abagabo nk'abo hari igihe avuga ngo ubundi se ngunda gusukisha imisatsi isuge, ngo n'ubundi ko yirwa hano mu rugo, ngo n'ubundi iyo misatsi yapfuye ubusagoma hanga. Oya, musukishe. Nimba agiye no ku rusengero agenda asa neza, nimba agiye no mu isoko agenda asa neza, basi bajya bavuga ati dore umugore runaka muramubona. Burya umugore usa neza abishema ry'umugabo we, umugore wambaye neza akaberwa aba ari ishema ry'umugabo we. Baramushaho ati n'umugore wa runaka n'umugore wa runaka. Nukuri abagabo ndashaka gukora topic nyinshi kuri mwebwe. Je nabafataga nk'intwari, nkabafata nk'abantu bakomeye, kandi ubundi muri bo, kuko urugo umugabo iyo abaye mwiza n'urugo ruba rwiza. Akenshi nta mugore ujya upfa kunanirana gutyo, kereka wenda hahandi wenda umuntu uvuka nabi, wenda sinza bite nahavukiye. Ariko akenshi umugore, niyo umugore yaba ari mubi umugabo ari mwiza, agira akamuhindukirira n'ukuri akaba mwiza. Bagabo beza rero mugerageze mwite ku bagore banyu,
mubaha ibyo mubagomba kubaha, ibyo mugomba kubaha ni ukubarongora, mubaha imibonano mpuzabitsina ihagije. Ni ukuri rero murakoze, twishimiye kubana namwe kuri uyu munsi, nakagaruka. Ciao ciao.